Bayoboke b'Imana nimugira amahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani aradukunda, araduhamagaye. Hari icyo ashaka kutubwira. Aka kanya tujye gufata aha kuri buri munsi nakagenewe bya biganiro byacu byitwa Ibaze buri munsi. Nyuma yuko kuwa gatandatu washize w'icyumweru cya 13 twasomye isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro, aho twabonaga Ezawu na Yakobo, buryo Yakobo yegukanye umugisha warugenewe Ezawu. Abantu benshi bakomeje kujya babijyaho impaka, ariko n'impaka niyo z'ubushakashatsi, dore ko umushakashatsi buri gihe ari ukomeza, none ugashakashaka, ejo ukabona ko bitari byuzuye, ejo kongera ukuzuzaho, nejo bundi kugeza igihe utazi, kuko nyine amasomo atarangira, amashuri ntabwo yarangira. Hari abana bamwe bajya bavuga bati narangije kwiga. Yewe we, wagize se ngo wari wajya no muri 1/100? Kwiga umuntu yiga buri munsi, umuntu amenya byinshi buri munsi, yunguka ibindi byinshi buri munsi, ndetse n'igihe babisubiyemo burya kuba ari ukwiga, car la répétition est la mère de la science. Ni ngombwa rero gusubiramo, kuko uko gusubiramo nabyo bifite icyo bikungura cyane. Rero muri aka kanya ndagira ngo kongere dusubiremo ibyo twavuze, ariko tubishimangira, ariko nanone ubushakashatsi bukomeza kuri iyi nkuru ya Ezawu na Yakobo kugerekeye n'umugisha. Rero aho nazategwa nuko nkiri mu ishuri ndacyari kwiga, nta na rimwe amashuri ajya arangira. None shobora kuba nibeshye, ejo nkongera nkigarura. None shobora kuba nari mfite ubumenyi buciriritse, ejo nkongera kugeza igihe nanjye ntazarangiriza amashuri ntarangira umubyeyi we. Na niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kongera kuzirikana kuri Yakobo na Ezawu kugerekeye n'umugisha wabo. Impamvu Yakobo yegukanye umugisha warugenewe Ezawu, ese ni ihe mpamvu? Bamwe bati ni uburangare, abandi bati koko Yakobo yariganyije mugenzi we, ni ubusambo ku mugisha. Koko n'Imana ikabyemera, n'Imana ikabiha umugisha? Dukomeze tubyibazeho, twongere tuze kongera kumbura, ufungura amaso y'umutima, turebe koko impamvu Yakobo yegukanye uriya mugisha warugenewe Ezawu. Tujye kubona impamvu 7, dore ko 7 muri byo n'ubundi cyerekeza kuri la perfection, ubutungane. Impamvu uriya mugisha wegukanywe na Yakobo, nta yindi mpamvu nuko tugana Imana, ubutungane, inzira z'Imana, kugera ku Mana n'ubutungane. Reka rero natwe tubone impamvu 7 ziza kujya kugufasha gutekereza impamvu utagomba kwirara, ndetse n'impamvu ugomba gukomera ku isezerano ryawe. Isezerano nuko nyine uzasanga Imana, ukumvira Imana, ukigarurirwa n'Imana. Reka twongere tubanze dusomere isomo ko turisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 27 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, n'uwa 11 kugeza ku wa 29. Izaki ageze mu zabukuru, amaso ye arahuma, ntiyabakibona. Nuko niko guhamagara Ezawu umuhungu w'imfura, aramubwira ati mwana wanjye. Undi ati ndi hano. Izaki ati dore ndashaje, sinzi umunsi nzapfiraho. None fata intwaro zawe, umutano n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba, unyicireyo inyamaswa y'umuhigo, hanyuma uyintegurire uko mbikunda. Unzanire njye maze nguhe umugisha ntarapfa. Rebeka yarateze amatwi Izaki aganira na Ezawu umuhungu we. Nuko Ezawu ajya mu ishyamba kwicayo inyamaswa y'umuhigo ngo awuzanire se. Hanyuma Rebeka yenda umwambaro mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Ezawu yarabitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impu z'aba bana b'ihene azimwambika mu maboko no mu ijosi ahatari ubwoya. Nuko ahereza Yakobo umuhungu we ibiryo n'umugati yari yateguye. Yakobo yinjira kwa se, aramubwira ati dawe. Undi ati ye, urinde se mwana wanjye? Yakobo asubiza se ati ndi Ezawu umwana wawe w'imfura. Nakoze uko wambwiye. Eguka wicare urye inyama y'umuhigo wanjye, maze umpe umugisha wawe. Izaki aramubwira ati mbega nguraronka vuba mwana wanjye? Undi ati nuko Uhoraho Imana yawe yampaye kuronka. Izaki abwira Yakobo ati igira hino ngukoreho mwana wanjye, numve niba uri Ezawu umwana wanjye cyangwa se niba utari we. Yakobo yegera se Izaki, nuko se aramukorakora, aravuga ati ijwi ni irya Yakobo, ariko amaboko na Ezawu. Ntiyamumenya, kuko amaboko ye yari yuzuye ibyoya nk'amaboko ya mwene nyina Ezawu. Nuko Izaki amuha umugisha, aramubwira ati ese koko ni wowe mwana wanjye Ezawu? Undi ati ni jye. Ati ngaho mwana wanjye mpereza ndye ku muhigo wawe, maze nguhe umugisha wanjye. Aramuhereza ararya, hanyuma amuzanira na divayi aranywa.
nuko umubyeyi w'Izaki aramubwira ati igira hino umpobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha agira ati impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Imana niguhe urume rumanuka ku ijuru, iguhe n'uburumbuke bw'ubutaka, ingano na divayi bigwire bisendere. Imiryango izakugaragire n'amahanga azagupfukamire. Ube umutware wa bene so na bene nyoko bagupfukamire. Hazava umwe uzakuvuma, hagira umugisha uzakuvuga neza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Izi mpamvu tujye kurondora ko ari 7, turagenda tuziherekeza ibyanditswe bitagatifu biza kwajya kugufasha neza kureba muri iki gitabo cy'intangiriro, bityo nawe wakira umugisha w'Imana. Impamvu Yakobo yegukanye umugisha warugenewe Ezawu. Impamvu ya mbere ni amavuko y'aba bana uko bavutse. Tubisanga mu gitabo cy'intangiriro 25 umurongo 24 kugeza 26. Igihe cye cyo kubyara kigeze, Rebeka asanga koko yari atwite babiri. Gakuru avuka ari ikigina, afite ubwoya umubiri wose n'uruhu rw'igikoko, niko kumwita Ezawu, ari byo kuvuga cyoya. Hakurikiraho gatoya azafashe agatsitsino ka Ezawu, bamwita Yakobo. Bavutse ise Izaki afite imyaka 60. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aba bana Yakobo na Ezawu bavuka ari impanga, ababyeyi babo ni Rebeka ndetse na Izaki. Umukuru Ezawu, umuto akaba Yakobo, bombi ni impanga. Icya kabiri tuzirikana nuko mu isezerano rya kera n'umurage urugenewe umwana w'imfura. Umwana wese w'imfura niwe agombaga kwegukana ibyo ababyeyi bari bafite, bityo akazagenera murumuna we cyangwa abagenzi be responsable, akaba ari wabitwara nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ivugura amategeko umutwe wa 21 umurongo 15 kugeza kwa 17. Umwana w'imfura niwe waragagwa ibyo ababyeyi be bafite. Kugeza ubu Ezawu kubera ko yari umwana w'imfura niwe agombaga kuragwa ibyo ababyeyi bari bafite. Umugisha se Izaki yari afite niwe agombaga kuraga. Neza wagomba kwegukana nk'umwana nyine w'imfura nk'uvutse bwa mbere, le premier né. Kugeza ubu Ezawu atangiye kurengana. Icya gatatu twazirikana cyo kuzirikana ku myitwarire y'aba bana bombi, caractère uko bameze. Igitabo cy'intangiriro 25 umurongo 24 kugeza 28. Abahungu barakura, Ezawu umuhigi wabuhiriye akiruka imisozi. Yakobo yari umuntu utuje akigumira mu mahema. Izaki yakundaga Ezawu kuko umuhigo we wamuryoheraga, Rebeka we akikundira Yakobo. Tubyerekeje cyane cyane mu buzima busanzwe, Ezawu yari umuhigi. Umuhigi akesha bakunda kuba mu ishyamba, kandi aba mu ishyamba bica nyine inyamaswa, bakunda inyama. Hanyuma Yakobo yabaga mu rugo ari kumwe na nyina. Ngaho byahereye muri aba babyeyi, umwe agakunda umwana umwe, undi agakunda uwundi. Mu gihe Ezawu akundwa na se kubera ko muzanira kaboga inyama, yerekeza ku bagabo. Abagabo kenshi bagera n'amahane kubera kurya inyama, gukunda inyama, gukunda akaryoshye. Naho Rebeka agakunda Yakobo kubera ko Yakobo yasigaranaga no mu rugo, bishoboke ko amufasha guturimo two mu rugo, domestique, ukora uturimo two mu rugo. Murumva ko nyine urukundo rufite aho rushingiye ku bw'aba bana bombi n'imirimo yabo. Abagore kenshi bakunda gutegura, guteka, nariyo mpamvu nyine bashaka baba hafi, mbese babana nk'aba ngaba babumvira, baba bicaye hafi yabo. Mu gihe abagabo nanone bikundira umunyengo, umudamararo, kwirira uturyoshye, mbese nk'uko kwa Ezawu na se. Iyi mpamvu rero imiterere yabo nayo iraza gutuma uyu mugisha nyine werekezwa kwa Yakobo, kubera izi mpamvu zose tumaze kurondora. Iyi mpamvu ya gatatu hari ikiza gutumarira mu kureba impamvu nyine Yakobo yegukanye uriya mugisha, kubera ko yari inkoramutima ya nyina. Impamvu ya kane yaturutse kwa Ezawu, kubera ko gukunda umunyenga no gukunda uturyoshye bigatuma gurisha nyine umugisha we. Tubisanga none mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 25 umurongo 29 kugeza kwa 34. Umunsi umwe Ezawu ahigukana niwe cyane, nuko asanga Yakobo atetse ikinyiga. Ezawu abwira Yakobo ati mpangiye kuri icyo kinyiga cy'ikigina kuko ndembye. Nicyo cyatumye bamwita Edomu, ari byo kuvuga ikigina. Yakobo ati keretse twiguze ubutware bwawe uhabwa no kuba imfura ya data. Ezawu ati ubundi se ko ngiye gupfa ubutware bumariye iki? Yakobo aramubwira ati ngaho birahire nonaha. Ezawu ahera ko arabimurahira,
agurana Yakobo ubutware bwe. Nuko Yakobo aha Ezawu umugati, amuha n'ikinyiga cy'inkori. Ezawu ararya aranywa, arahaguruka aragenda. Nguko Ezawu yasuzuguye ubutware bwe, yakeshaga kuba ari we mfura ya se. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyi mpamvu ya kane irakwereka uburyo Ezawu yaguranye ubutware bwe, ibintu biryoshye, ukunda kurya, gukunda utuntu turyohereye, byerekeza kwiraha n'ibindi byose dushobora guhugiramo, bikaza kurangira duhungabanye cyangwa bikaza kurangira turangaye, abandi bakadukorana, tukagurana ibyacu. Umugisha w'Imana, bizinesi, amafaranga n'ibindi byose twirukaho bigatubuza Imana. Impamvu ya gatanu yo irakomeye cyane, ni impamvu ya Rebeka, uburyo yari atwite n'uburyo yasezeranye n'Imana, n'uburyo yakomeje kuzirikana amabanga y'Imana, amagambo y'Imana. Tubisanga nanone mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 25 umurongo wa 19 kugeza ku 23. Wumva iryo sezerano mubyeyi. Dore ibisekuru bya Izaki mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki. Izaki yaramaze imyaka 40 avutse igihe ashatse Rebeka umukobwa wa Betueli, umwaramu wari utuye mu kibaya cya Aramu, akaba na mushiki wa Labani umwaramu. Izaki yambaza Uhoraho kuko umugore we yari ingumba. Uhoraho aramwumva, Rebeka asama inda. Abana bataravuka babyiganira mu nda ye. Aravuga ati, kuki ari jyewe ibi bibayeho? Nuko ajya guhanuza Uhoraho. Uhoraho aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga abiri, umugore azasohokamo kabiri. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mubyeyi, niba byumvise neza, Rebeka yahuye n'ikibazo, ariko ajya guhanuza Uhoraho, kujya gusiganuza ku Mana, kujya gusobanukirwe. Nuko Uhoraho aramuhanura, arabyumva neza ati, umukuru akazaba umugaragu w'umuto. Ako kantu urakumvise? Ubuhanuzi bw'Imana. Ngira ijambo izingiro ry'uyu mugisha Yakobo abonye, wawundi usigaragira iruhande rwa nyina ku gituza cya nyina, akamufasha guturimo, akaba yarafitanye ibanga n'Imana, akaba yarafitanye isezerano n'Imana. Rero batubwira ko Rebeka icyo yakoze ni ukugira ngo bya bindi yavuganye n'Imana bizuzuzwe. Ngaya amasezerano y'Imana uko yuzuzwa. Muri make, tugiye kumva neza uyu mugisha wa Yakobo yaronse, twavuga tuti Yakobo yavuganye na nyina, être en relation avec sa mère, kandi nyina nawe yavuganaga n'Imana. Ezawu yavuganaga na se Izaki, kandi Izaki ntabwo yigeze avugana n'Imana, aherukana n'Imana kera. Ngira isezerano Imana ihaye Rebeka ko atagomba kugira ubwoba n'uburyo azabyara, ngo kuko wamugeza asigasira yandahiro byasezerano yagiranye n'Imana, kumvira Imana. Ese wasezeranye iki n'Imana? Guhigura umuhigo hegiye Imana. Ngaho iby'Imana binyura mu nzira zigoye, ariko upfa kubuza icyo wavuganye na Nyagasani. Rero wowe nanjye tujya tujya impaka duti Yakobo uriya mugisha yaroyibye, n'ibyo Imana rero yahanuye, n'ibyo Nyagasani yahanuye. Impamvu ya gatandatu ari naryo somo twakuramo, ni isomo bita mu Gifaransa la responsabilité, inshingano, kuba mukuru. Ababyeyi kenshi iyo barebye abana babo, ushobora kumenya umwana icyo azaba cyo. Ushobora kureba umwana ukavuga uti uyu mwana uko biri kose azavamo uyu muntu, bizagenda bitya. Narimo umubyeyi aba ari uzi kureba abana be, akamenya icyo yashinga umwana uyu, akamenya n'icyo yashinga undi. Umubyeyi niwe uturebera. Kuba nka Rebeka tukamenya icyo abana bacu bazaba cyo. Ikindi kandi ni uko umurongo w'Imana n'uw'abantu bitandukanye. Dushobora kuvuga duti umwana w'imfura niwe uzegukana umurage, ariko bitewe n'uko Imana yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, Imana ikabihindura, kavuga iti uriya n'umunyabyaha ndabizi, uriya umunyantege ndabizi, ariko se guki we ntamugenera? Kuki ubundi umukuru ari ugira avantage, ari we wagombye kubona umugisha umutwe ntawubone se? Ngo umurongo w'Imana kenshi Imana ishobora kuwucurika tukagira ngo Imana yacuritse umurongo wayo, kandi by'Imana nyine bishobora no kujya kuri ba batoya, abanyantege nke. Umurongo w'Imana utandukanye n'uw'abantu. Ubutabera bw'Imana nuko twese Imana itugirira neza, kandi Imana igahera aho ishatse. Isomo rindi rya 7 twakuramo naryo riza gusoza, no kuganira n'Imana. Kuganira n'Imana kenshi yavuga ugira iti umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Kumenya icyo Imana yavuze, kuganira n'Imana kenshi nka Rebeka. Izaki icyo yazize
ntabwo yakunze kuganira n'Imana, ariko rebe ko yaryamanye ibanga ryo kuganira n'Imana, gusiganuza Imana. Ati bizagenda bite Nyagasani, kuba waravuganye n'Imana ikintu wagishyira mu bikorwa? Rero bamwe ntabwo bashobora kubyumva nyine. Icyo twasorezaho, izina niyo muntu. Burya umubyeyi wiyubashye iyo amaze gusama yagombye no guhita atangira ateganya n'izina ry'umwana. Ugomba kumenya igisobanuro cy'izina, izina uhaye umwana, ukamenya uwaryiswe bwa mbere, ubuzima bwe uko byagenze, niba ari umutagatifu, hanyuma bigahura n'ubutumwa uwo mwana azahabwa. Nibyo twumvise muri iki gitabo cy'intangiriro, ko aba bana n'ubundi amazina yabo neza yahuye nuko byari byaragenwe bagisamwa, byahuye neza n'ubutumwa bwabo. Ababyeyi tujye twitondera amazina duhereza abana bacu, kugira ngo igihe cyose wise umwana ujye umenya ko ari nabwo butumwa bwe. Wa muhanga wavuze ati iyo Imana imaze gukurema ihitiramo n'isahani yawe, bishatse kuvuga uko uzamera, uko uzabaho, ubutumwa bwawe. Wifurije nawe kuguma mu murongo w'Imana, ukomera ku masezerano y'Imana, kumvira Imana, kuvugana n'Imana kenshi. Igihe cyose uhuye n'ikibazo ujye usiganuza Imana. Imana ifite igihe izagusubiriza, cyane cyane igihe ugiye kwisiganuza. Twese dusabirane kugira ngo turonke imigisha y'Imana buri munsi, cyane cyane nyine tuyikuye ku Mana, twavuganye n'Imana, twakoranye n'Imana, gusiganuza Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.